Nshuti bavandimwe bene data ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane namwe, kandi Uwiteka abishimire, umwami Imana bakomeze ababere byose muri byose. Rero nshuti bavandimwe ndanezerewe cyane ku bwanyu kandi ndishimye muri rusange. Iki ni icyumweru twahariye ubuzima, ni icyumweru twahariye amagara yacu, ni icyumweru twahariye imibereho yacu. Rero muri iki cyumweru tuziga byinshi, tuzungurana byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwa muntu ndetse no ku bijyanye n'amagara ya muntu. Nifuza yuko twatangira kwiga kumenya gukoresha ibyaremwe, kuko ijambo ry'Imana ritwereka yuko urukundo rw'Imana rugaragarira cyane mu by'Imana yagenje gute yaremye gusumbya mu bindi bintu byose. Rero nk'uko urukundo rw'Imana rugaragarira mu byaremwe, hari imbaraga ikomeye cyane yiganje mu by'Imana yaremye. Rero iyo mbaraga ikomeye cyane yiganje mu by'Imana yaremye niyo nifuza yuko tuganiraho, kuko Imana ikorera mu byaremwe kandi ibi byaremwe nayo bitugirira umumaro. Rero icyo nshaka nuko muri iki cyumweru tuzigana byinshi bigiye bitandukanye ku by'Imana yaremye. Rero nk'uko muri kubibona, uyu munsi wa none nabateguriye icyaremwe cyitwa teyi cyangwa se cyitwa time, biterwa n'abagikoresha uko bacyita. Mu kinyarwanda ntabwo iki giti wapfa kukibonera izina ryacyo, ariko izina rizwi kuri iki giti cyangwa se abashakashatsi cyangwa se abakoresha iki kimera cyangwa se abakoresha iki cyatsi bakizi ku izina rya teyi cyangwa se time. Twavuga ko iyo ariyo common name, ntabwo ari scientific name, ni common name y'iki kimera. Rero kuri iki kimera icyo nabifuriza nuko mwaba maso, mugahuguka, mugakanguka, mukamenya akamaro k'iki kimera cyitwa teyi, mukamenya aka kamaro k'iki kimera cyitwa time. Abantu benshi bagikoresha mu buryo butandukanye, abantu benshi bagikoresha bakinywa, abandi bagikoresha nk'ikirungo, ariko iki ni ikimera cyiza cyane, ni ikimera Imana yaduhaye, ni ikimera Uwiteka yatugiriye kugira ngo kijye kidufasha mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, igihe amagara yacu, igihe imibereho yacu izahajwe n'indwara, igihe umubiri wacu uturya, igihe turi mu ngorane. Iki ni ikimera Imana yaturemeye, ni ikimera Imana yatugeneye mu bimera dufite hano ku isi, kugira ngo iki kimera kijye kidufasha. Rero twihuse tutizimbye mu magambo, ijambo ry'Imana ritubwira yuko roho nziza itura mu magara mazima. Ubuzima buri mu ndwara, ubuzima bufite ibibazo, ntabwo bushobora guhimbaza Imana, nta nubwo bushobora guca bugufi ngo usenge. N'umutima w'umunyamibabaro, n'umutima w'umunyagahinda, ntabwo ushobora guhimbaza Imana, ntabwo ushobora kuzamura amasengesho ngo agere ku Mana. Kubera iki? Amaganya. Rero iyo ubuzima bwacu bumeze neza, iyo ubuzima bwacu buri amahoro, iyo imibereho yacu imeze neza, iyo roho yacu imeze neza, tubasha gusenga bigakunda, tubasha guhimbaza Imana bigakunda. Ariko iyo umubiri wacu urwaye, iyo umubiri wacu utameze neza, ntabwo wasenga, ntabwo washimisha Imana. Rero bivuze ngo roho nziza itura mu magara mazima, kandi hari imbaraga y'Imana ikorera mu byaremwe. Iyo mbaraga y'Imana rero niyo nshaka kugira ngo mbabwire. Imana ni urukundo, yaturemeye byinshi bitandukanye, ariko tugiye kwibanda ku byaremwe. Rero uyu munsi dufite icyaremwe cyitwa teyi cyangwa se time. Ubwo nari ndimo nkibereka uko kimeze, ni uku nguku. Amafoto agiye atandukanye ndaza kugenda nyashyiraho, muraza kugenda muyareba. Ariko tugiye kureba mu ndwara zimwe na zimwe zijya zitwigirizaho nkana, zikibasira imibereho yacu, zikibasira ubuzima bwacu, iki kimera kibasha kugenza gute guhangara. Mube maso rero, ingeri zose ni abakandida kuri iki kimera, nta muntu ubujijwe gukoresha iki kimera. Twese twemerewe kugikoresha mu gihe icyo ari cyo cyose. Rero muba amahoro, murakoze, umwami Imana abishimire, muhawe ikaze. Nge ndi Hakizimana Seti. Rero iki kimera cyacu cya teyi cyangwa se iki kimera cyacu cya time gikoreshwa mu buryo bukomeye cyane. Iyo umuntu ari kubabara umutwe, yumva umutwe uri kumurya, hari igihe tujya dukora akazi kenshi, hari igihe twirirwa ku zuba, hari igihe duhura n'ibibazo byo muri ubu buzima bikadutera nk'ibyo twakwita nka za stress, cyangwa se tukumva dufite umunaniro urenze, wa munaniro bita umunaniro
ndengakamere. Rero igihe wahuye n'ibibazo byinshi cyane, wumva umutwe uri kukurya, wumva utameze neza, wumva hari ukuntu uri kubabara, iki kimera kirafasha cyane. Mbese muri ubwo buryo gikoreshwa gute? Urakibona, ni ikimera kibasha kubarika. Ushobora guca ingeri imwe, ingeri ebyiri, ingeri eshatu cyangwa se ingeri enye, biterwa n'ikimera cyawe uko kingana. Iyo kimaze gukura ushobora kubasha kukibara ukakigena. Rero icyo gihe iyo bimeze gutyo, ufata nk'ingeri eshatu cyangwa se ingeri enye, ugashyira mu mazi angana na litiro, warangiza ugacanira, ukabitekana n'amazi bikabirana. Iyo bimaze kubirana, ukuraho amazi, ajya gufata ibara rijya kuba icyatsi kibisi, cyangwa se amazi akajya gufata ibara rijya kwegera umuhondo. Biterwa nuko iki cyatsi kigenje gute kimeze, cyangwa se nkuko ino te imeze, cyangwa se nkuko ino time imeze. Iyo imaze gukura, iragenda igakomera. Iyo imaze gukomera, iyo wayitetse mu mazi, amazi ajya gufata ibara ry'umuhondo. Ariko iyo ikiri gitontomwe, iyo wayitetse, amazi aba icyatsi kibisi. Rero amazi ya te ni amazi meza cyane, ni amazi afasha. Iyo uyanyweye aruhura umutwe, kandi iyo uyanyweye wababaraga bituma umutwe woroha. Ni ukuvuga ngo iki kimera mu buryo bwo kuvura, cyangwa se mu byo twita mu buryo bwo kuvura iki kimera icyo gikora nk'icyo twakwita nka anti-stress. Iki ni ikimera gishobora kugabanya anti-stress, amavunane, umunaniro ndetse n'ibindi. Cyoroshya umutwe iyo umutwe uri kukurya. Icyo ni kimwe. Ikindi, ku babyeyi ndetse no ku bandi bantu bose, abana b'abakobwa, abasore, abantu b'ingeri zose bagira ikibazo cyo kurwara igifu, iki kimera kirafasha cyane. Iki kimera ku ndwara y'igifu, cyangwa se ku bantu bakunda kubabara mu nda, bakunda kuribwa mu nda bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, bitewe n'ibihe bigiye bitandukanye, bitewe n'ibyo twariye. Hari ibintu dushobora kurya, twamara kubirya byagera muri twe, umubiri ukabyanga, umubiri ugasa nk'uwirevolta. Icyo gihe rero, iyo hari icyo kibazo muri digestive system, cyangwa se mu igogora bitari kugenda neza, iyo dufashe iki kimera tukagiteka, twamara kugiteka kwa kundi twagitetse mu mazi, twagitogosheje mu mazi, twakibijije mu mazi, tukabireka bikabira nko ku gihe kingana n'iminota 3-4, amazi yahiye nacyo twagishyiranyemo n'amazi, tukaza gukuraho tugatereka bikaza guhora. Iyo unyweye agakiyasi cyangwa se agakombe, mu kinyarwanda hari udukombe tujya twita ngo ni agakombe ka 5, ni agakombe ka kiyasi, cyangwa se twakita nka ahafu, cyangwa se nka ahafu y'inusu, cyangwa se 1/2 cy'inusu, ukakanywa. Icyo gihe wumva mu nda yawe bisa n'ibiri kugenda bigenza gute, byoroha. Bivuze rero ngo iki kimera gifasha mu bintu bijyanye no koroha cyangwa koroshya mu nda, ariko ukaba ari umuti wizewe kandi mwiza cyane ku barwayi barwara igifu, kuko uyu muti nanone ugabanya uburibwe. Twabonye yuko hari aho ukora nka anti stress, ahangaha noneho tubonye nkaho ari anti inflammatory, cyangwa se umuti ugabanya ububabare. Murakoze cyane. Ku kindi, uyu muti ukoreshwa igihe wumva umubiri wawe unaniwe. Wagiye ku isoko, wiriwe mu nama, wakinnye umupira, wiriwe muri siporo, wiriwe muri activities zigiye zitandukanye, cyangwa se wenda uvuye mu kazi k'imbaraga, uratashye, urumva unaniwe, urumva muri wowe ufite amavunane. Ni ukuvuga ngo uramutse ubonye iki kimera ku bwinshi byaba ari byiza cyane. Uramutse ugize uburyo ki wagihinga byaba ari byiza cyane, ariko uramutse ufite n'amikoro yo kubona ukuntu wajya ukigura uko bukeye n'uko bwije, ahantu hawe rwose hagakwiye guhora hari iki kimera. Nta muntu utananirwa, nta muntu utavunika, nta muntu utagira amavunane. Iki ngiki iyo amazi yacyo wayatetsemo iki kimera, y'amazi ukaza kuyafata ukaba wayoga, rwose uyu muti ubasha kwinjira no mu mubiri binyuze mu buryo bw'inyuma. Nk'uko twisiga amavuta,
akagenda penetera cyangwa se akagenda yinjira mu mubiri agatanga umumaro n'imbere mu mubiri tutayamize cyangwa se batayaduteye. N'iki kimera iyo woze amazi yacyo birafasha, bigabanya amavunane, umuruho ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikindi, iki kimera gikora ku bantu bajya bagira ikibazo cy'umugongo. Iyo ukunda kuribwa umugongo, iyo urwara umugongo ukumva muri wowe mu ngingo, mu ma articulation cyangwa se mu byitwa joints cyangwa se mu ma articulation, ukuntu rimwe na rimwe ukumva hari ubwo ujya uribwa mu ngingo, ukumva mu ngingo ntihameze neza, amazi y'iki kimera arafasha cyane. Rero nagukonseya, nakugira inama yo kujya ukoresha teyi, yo kujya ukoresha time mu buzima bwawe bwa buri munsi uko ubibashije, uko ubishobojwe. Ni ikimera kidahenda, wakibona ahantu hariho hose. Iki ni ikimera cyera hafi ku isi yose, cyane cyane mu bihugu bitari by'ubutayu kiraboneka cyane. Muri Aziya niho usanga iki kimera gisa nkaho ari ingume, ariko muri Afurika, muri Europe, iki kimera kiraboneka cyane. Rero nkuko twari twabateguriye ikimera cy'umunsi, twari tubafitiye ni iyi teyi, tubashishikarije kuyikoresha. Hari abayikoresha mu buryo bwa puderi cyangwa se mu buryo bw'ifu. Ushobora kugifata mu gihe cy'impeshyi, mu gihe cy'izuba, ubwo ni mu buryo busanzwe buri cheap ku bantu badafite amamashini yabugenewe. Ukaba wagifata ukagisarura, wamara kugisarura ugashaka umufuka mwiza, ukaba washaka shitingi nziza, ukaba washaka ahantu heza, noneho kwa kundi wamaze kugiharvesting, wamaze kugisarura, ukagishyiraho, ugashyira ahantu hejuru y'inzu cyangwa se ahantu ku rutara cyangwa se ahantu hubatse, noneho ukacyanikaho. Iyo umaze kucyanikaho hari izuba kiruma, ntabwo gitinda kuma. Rero iyo kimaze kuma ushobora gufata isekuru ugasekura, n'akayunguruzo ukayungurura. Ubwo ni ahantu mu buryo busanzwe bwacu buri cheap cyangwa se bworoheje. Agafu kako cyangwa se agafu k'iki kimera iyo ugafashe ukakabika neza kagira umumaro mwinshi cyane. Mu cyimbo cyo gukoresha amajyane birakwiye gukoresha iki kimera. Iki kimera ku bantu bakinywa nk'icyayi cyoroshya mu bijyanye na appareil urinaire cyangwa se mu bijyanye n'imyanya itunganya ibyo tunywa, itunganya ibyo turya bitanga amazi mu mubiri. Bityo bigatuma iki kimera nanone kiba cyiza ku barwayi barwaye impyiko, kandi kikaba cyiza ku bintu bijyanye no kurinda indwara z'impyiko. Abantu bakunze kunywa iki cyayi cy'iki kimera, bakoresha amajyane y'iki kimera, birabafasha, birabarinda, kandi ni ikimera cyiza cyane kuko kibasha gutuma umubiri wacu witunganya ubwawo, kuko gifite ubushobozi bwo kwirukana imyanda mu mubiri. Iki kimera ni cyiza ku bwonko, umuhumuro wacyo utuma ubwonko buruhuka. Iyo ubwonko bwakoze cyane, nubwo ubwonko butajya buhagarara, hari ukuntu ugera mu bihe byo kumva wowe muri wowe ibintu byakurenze, ukumva mu mutwe wawe hashyushye. Icyo gihe rero iyo bimeze gutyo, ukabona aka kamera, agafu kako, ukaba wakihumuriza, ntabwo ari ibintu biri drug kuntu, ntabwo byakwangiza muri wowe. Aka gafu impumuro yako cyangwa se iki kimera impumuro yacyo ikora mu bwonko, igatuma ubwonko bwongera kuba fresh ukuntu. Rero iki kimera ndakibashishikarije, iki kimera ndakibakundishije. Mugerageze mushake teyi, mugerageze mushake time mu buzima bwanyu bwa buri munsi, mujye muyikoresha. Iyi ngiyi nanone igira umumaro cyane ku bana bato cyane. Hari ukuntu abana bajya barwara bakaribwa mu nda, ababyeyi bakibaza ibiri kuba, abana bakaribwa, abana bakarira. Hari igihe umwana ashobora akarira cyane utazi ibiri kuba, nyamara mu nda ari kuribwa. Uramutse ufite iki kimera ugateka utuzi twacyo, ugafata urutoki rwawe rusukuye neza, ugakoza mu kanwa k'umwana, udutonyanga 2-3 turahagije, bituma kwa kuribwa umwana yari afite gushira. Cyangwa se hari ukuntu umwana ari utazi biri kumuriza, ariko mu by'ukuri mwo imbere mu mubiri bitameze neza. Rero iki kimera ni ikimera cyiza cyane. Hari igihe ku mubiri wacu dushobora kugira ibikomere, hari igihe ku mubiri wacu dushobora kugira ibyo twita
la maladie de la peau cyangwa se indwara z'uruhu, hari ibyo bita gare, hari ibyo bita tenye ndetse n'ibindi, hari ibyo bita champignon. So igihe umubiri wawe rero uriho ibintu nk'ibyo bya gare, ibiheri, n'ibindi bintu bimeze nk'ibisebe, uyu muti cyangwa se iki kimera nacyo gikora ku byo twakwita la maladie de la peau cyangwa se indwara z'uruhu. Iyo uruhu rwawe, umubiri wawe umeze nabi, usa n'ukanyaraye, rimwe na rimwe ubona ku mubiri wawe bitameze neza, hariho utuntu tumeze nk'udusebe, iyo ufashe iki kimera ukagisekura, wamara kugisekura ugafata ibikatsi byacyo ukabivanga n'amavuta y'inka, icyo gihe ugasiga ku mubiri birakira rwose. Uramutse ufashe iki kimera wamara kugifata ukagihondahonda, wamara kugihondahonda cyangwa se ukagisekura, igiheri cy'iki kimera iyo ugifashe ukakivuguta uvanze n'amavuta y'inka ugasiga ku mubiri, ahari ibisebe ugasiga ku mubiri, ahari ubushye ugasiga ku mubiri, ahari izo ndwara nyine z'uruhu zose, ahangaha nkubwije ukuri yuko birafasha kandi umubiri wawe ukamera neza. Iyi rero yari teyi. Ubwo ejo cyangwa se umunsi ukurikiraho tuzareba ku kintu kijyanye n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ku bintu wakoresha igihe ufite abana batoya bakeneye amaraso, uburyo ki wakoresha betarave cyangwa se ugakora potage y'ibirayi ndetse na epinari ndetse na za spinach. Ni ibintu bigiye biraho, nubwo rimwe na rimwe bishobora kuba bihenze ku buzima bw'abantu bamwe, ariko nta kintu gihenze kurenza ubuzima bwacu. Rero murakoze cyane, Imana ibaha umugisha, Uwiteka akomeza abagirire neza, akomeze babere byose muri byose. Murakoze.